mu Rwanda nkumbuye ibintu byinshi cyane, nkumbuye ibiraha, nkumbuye ibitoki, nkumbuye fanta citro ikoje n'agakeke, nkumbuye kugenda kuri moto. Amazina yanjye nitwa Natalia Tete, navukiye mu muryango w'abana 5, nkaba ndi imfura muri abo bana bose. Nkiri umwana muto numvaga nshaka kuzaba umunyamakuru. Muri Amerika ni igitangazamakuru, nawe urabyumva ko inzozi zanjye nashakaga kugeraho kuva kera, so narazikomeje. Ubu ngubu niga journalism. Ikintu cyambayeho mu buzima bwanjye kibabaje ni ukubura mukuru wanjye twabanye igihe kinini, noneho akanitaba Imana ntari mu Rwanda kugira ngo muherekeze. Naje hano muri Amerika ku mpamvu z'amasomo, ubundi ku ishuri. Ndege navuga nibuka cyane, sinibuka nk'ukuntu numvaga meze cyane, ariko ikintu nibuka nuko ibiryo byananiye, ibiryo byose naryaga numvaga bimbihi, numvaga mfite ubwoba, nta wundi muntu wundi nari nzi. Ubundi mu ndege nyine numvaga ari ibintu biri strange kugenda muri toilette mu ndege, mbese ukuntu nabibonye nabirenze tu, ariko nyine ntabwo nabyiyumvishaga nyine ngo mbikurure numve ko umuntu agenda muri toilette mu ndege. Ikindi kandi nyine ukuntu nabonye nyine amoko yose y'ibiryo, ibyo kunywa byose, so mbese nyine ntabwo biri ukuntu nabipicturinga ngewe. Iyo ndi ku ishuri ndabyuka nkoga, nkagenda muri classe, nkava muri classe nkagenda kurya, nkava kurya nkaza nkakora etide, nkongera nkaryama. Iyo ndi mu rugo nabwo mbese nta birenze, keretse nko muri weekend iyo nasohotse n'inshuti zanjye, ariko ubundi ni gahunda zigenda zisubiramo mu rugo, akazi, gukora uturimo dusanzwe n'ibyo gusa. Amerika ukuntu imeze ugereranyije n'u Rwanda, Amerika ni umugabane uteye imbere cyane, niba ari umugabane niba ari igihugu, ariko hateye imbere cyane kurusha mu Rwanda. Ikindi kandi ni igihugu gikora amasaha 24 kuri 24. Ikindi kandi ni igihugu gifite tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru. Ngiye ku giti cyanjye nteganya kugaruka mu Rwanda umwaka utaha. Amakosa nakundaga gukora niga muri primaire kwari ugusakuza mu ishuri no gukopera rimwe na rimwe. Najyaga gukopera, nakundaga kuzerera, nkazerera. Ikindi kandi nangaga kuryama ku manywa, buri gihe bambwira ngo ndyame ku manywa, ngira mu murangi twagendaga tukiganira mu cyumba gusa. Ikindi nakundaga gutoroka mu rugo nkagenda kureba umupira kuri stade buri gihe, inshuro nyinshi. Ikindi kandi muri segonderi najyaga niyenza kwandi abanyeshuri, ariko mu buryo bwo gukina ntabwo nabiyenzaga, ari ubugoma, ariko narashotoranaga cyane. Mu Kinyarwanda cyiza babyita guterana ubusa. Ni nko kubwira umuntu, uretse ko mu gihe cya none hari abantu batabifata neza bakavuga ngo wacyuriye uwundi muntu, ariko mu Kinyarwanda cyiza ko ari guterana ubuseso. Najyaga nkunda gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, niyo mafuti navuga nakoze muri segonderi cyangwa muri primaire. Komedi ntabwo nyikora nk'akazi, komedi nyikora nko kwinezeza. Ikintu ndira kuba comedian ni uko ahantu ndi nta rungu riba rihari, navuga ko ari nkacyo kintu mbikundira cyane. Komedi nyikundira ko ari uburyo bwiza bwo kunezeza abantu. Nkurikije n'ibihe turimo, iyi si tugezemo, harimo abantu benshi bababaye, kandi komedi ikintu uruhare runini cyane mu gutuma abantu banezerwa, mu gutuma abantu bagarura ibyo byishimo barimo baratakaza. Video yanjye yamenyekanye bwa mbere, yamenyekanye mu mpera zo muri 2017. So nyuma yaho rero nibwo nagiye nkora utundi tuvideo, gusa ntekereza ko aribwo nakwita ko nyine natangiye komedi. Nta stage nini ndagendaho, ariko nka kabiri cyangwa rimwe n'igice. Iyo mbonye abantu benshi baripostinze jokes zanjye kuri social media biranshimisha, bintera imbaraga zo gukomeza, kubera ko mba numva ko ndi gukora ibintu byiza bishimishije abantu. Nkurikije na message ngenda nakira, binyereka ko nyine ibintu nkora ari byiza kandi bifasha benshi mu buzima busanzwe, so ndabyishimiye.
abantu bazwi mu Rwanda barepostinze jokes zanjye ni benshi to be honest, ariko sinagenda mpuenta ngo mvuge ngo n'uyu ariko barahari benshi. Impano mfite abantu benshi batazi, mfite impano yo kwandika. Najyaga nandika cyane, nzi kwandika no gushushanya nabwo ngerageza. Ikindi kintu kindi navuga nshobora gukora kitari comedy ni nagerageza gukora acting. Acting, ibindi byose simbizi neza. Mba numva nyine ari umugisha ukomeye cyane iyo muye n'abantu bakanyereka ko banzi, bakanyereka ko bankunda kandi bakunda ibintu nkora, nyine numva ari amahirwe kandi ari umugisha ukomeye. Iyo ndi mu rugo ntari ku ishuri cyangwa se ntari mu kazi, nkora amasuku, ndahinga out n'umuryango wanjye, mbese nyine nshaka uturimo two mu rugo ngenda nkora. Sinavuga guteka kuko ari uretse ko ngiye kuba sous chef muri iyi minsi, ariko nabyo njya mbikora. Ikintu navuga ku nkundo z'iki gihe ni uko muri iyi minsi abana batangira gukundana ku myaka yo hasi ugereranyije n'inkundo z'abantu ba kera, ukuntu nyine abantu bakundanaga bakuze, ari ibintu uvuga ngo bari gukundana kwa ko bagiye kwinjira muri mariage. Ariko inkundo z'iki gihe nyine abana batangira copinage bakiri batoya cyane. Nkumbuye ibiryo mu Rwanda, nkumbuye igitoki, nkumbuye brochette, nkumbuye isombe ryo mu Rwanda, nkumbuye ibiraha, nkumbuye fanta citro ikoje n'agakeke, nkumbuye kugenda kuri moto, nkumbuye na spadipe cyane. Spadipe kasaga nka rose ukuntu kari mu mazi akonje, kamara icyaka sana, ndagakumbuye. Nkumbuye papa na mama cyane, nkumbuye abana tuvukana, nkumbuye n'inshuti zanjye. Ikintu ntekereza ko abanyarwanda cyangwa se u Rwanda muri rusange rwakugira kuri Amerika ni ikoranabuhanga. Amerika ifite ikoranabuhanga riri ku rwego rwo hejuru. Kera mu Rwanda ntabwo komedi yari ifite umwanya uhagije mu mitima y'abanyarwanda cyangwa se mu bitekerezo by'abanyarwanda cyane, ariko ukuntu bimaze kuba ngubu ni nk'abantu bakomeje kubyakira, batangiye kubikunda, batangiye kubishyigikira. So ikintu navuga nyine nuko abanyarwanda bakomeza n'ubundi gushyigikira abakomediye n'abakomedienne bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze, kubera ko bibatera imbaraga, kandi nyine uko bigenda bizamuka n'ubundi niko n'igihugu nacyo kigenda kizamuka mu bintu byinshi. Ikintu nekereza kuri future ya industry ya comedy mu Rwanda nuko tubifatikanyijwemo cyangwa se tubishyigikiwemo n'abandi banyarwanda muri rusange, bagakwiye gushyigikira comedy cyane. N'ubu ngubu barabikora, batangiye kubikora kubera kugeranyije n'ukuntu mbere byari bimeze. Ntago navuga ko byari biri ku rwego rwiza, ariko ubu ngubu baradushyigikira, appreciating ibikorwa byacu, barasharinga, kandi ibyo byose ni ibintu bigenda bizamura industry ya comedy muri rusange. So ikintu nabasaba ni ugukomeza kudushyigikira cyane kurushaho, bakabishyiramo imbaraga nyinshi cyane, kuko nyine uko comedy izamuka n'u Rwanda bigenda ruzamuka nyine muri domaine nyinshi. Inama natanga ku rubyiruko bagenzi banjye ni ugutekereza kure, kubera ko inshuro nyinshi hari igihe dukora ibintu muri iyi myaka turimo nyine tukabikora tukinezeza bitewe n'uko nyine ari cyo gihe turimo, ntidutekereze ko ibintu turi gukora mu myaka turimo ubu ngubu bishobora kutwafectinga mu myaka iza iri imbere. So ikintu navuga ni kwitwararika, tukarinda reputation yacu kugira ngo ntitwagize ejo hazaza hacu. Nitwa Sindahebura Michel, ndi makeup artist. Nkunda kuraba stories za 1K Studio. 1K Studio igira story nziza cyane.
so nashishigariza uruvyiruko kuja kuri YouTube kuraba stories za 1K Studio kuko bagira ibintu vyiza kandi bifasha bishobora kudufasha natwe uruvyiruko. So mugende kuri YouTube mukore subscribe kuri 1K Studio. Thank you.